Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuhuza bene data bo dusangiye urugendo muri Kristo Yesu. Uyu munsi tugiye kureba ijambo ryo kubaka umuryango w'abana b'Imana dusanga muri Yohana igice cya 16 umurongo wa 33. Uwo murongo uravuga ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri jye. Mw'isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Amen. Uhaza ibyaremwe ibyo ntunze n'ibyawe nanjye ubwanjye n'uwawe naburitse ufite ntabiko umpagije. Ni amagambo y'umwami Yesu yabwiraga abigishwa be igihe yiteguraga kujya ku musaraba gukora umurimo wamuzanye mu isi. Atangira ababwira rero ati ibi mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri jye. Ibyo yababwiraga ni ibijyanye n'ibyo yababwiriye mbere. Yababwiraga ko agiye ko abahaye amahoro, ati mbasigiye amahoro yanjye, ngiye kwa data, tumuhagarika imitima ndagenda, ariko kandi garukaho muri bari rero. Urumva ko Yesu yateganyaga ko atagiye gukomeza kubana nabo, ariko kandi yababwiraga kugira ngo bakomeze bizere, bagire kumwizera. Akababwira ibyinshi bitaraba kuko niho yaganaga, noneho kugira ngo bazakomeze bizere, bamwizere. Ibi yababwiraga kandi yabibabwiriye kugira ngo hatagira ikibasitaza, ikibagusha, kuko bari bakiri mu isi, bagombaga guhura n'ab'isi, kuko ntabwo abana b'Imana b'isi bakunda abana b'Imana. Bashoboraga kubaca aho basengeraga mu masinagogi, baranabishe no kubica. Nuko rero Yesu yababwiraga kugira ngo bakomeze gukomera, bazibuke kandi ko Yesu yabibabwiye. Kubera iki babica? Nuko ab'isi batwanga, ni ukubera ko batigeze bamenya Imana Data, batigeze banemera umwana we Yesu Kristo uyohereje kugira ngo aduhuze na Data. Yesu rero hariya yashakaga kubabwira ko agiye kwa Data, ko rero batagomba kugira impungenge, kuko ahubwo ko ari byo byiza, kuko uwo mwuka wera nabohereza ntabwo azaba ari ahantu hamwe, azaba ari henshi. Ariko Yesu aho yabaga ari aho ngaho, ahandi naba hari umwuka aba hose, abagenda hose. Yagombaga rero kuza kugira ngo azatsinde ab'isi, abemeza iby'ibyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. avuga ngo azabatsinda ku bijyanye n'iby'ibyaha, kuko batizeye umwami Yesu, ntabwo bamwizeye. Kandi yagombaga kubatsinda ku bijyanye no gukiranuka, kuko Yesu yagombaga gusubira kwa Data. N'abigishwa burumva ntabwo bari kuba bamubona. Bo rero urumva umwuka wera yagombaga kuzaza akabasobanurira ibyo byose, kandi akabatsinda ku bijyanye n'amateka, kuko Yesu avuga ati kuko umutware w'ab'isi yaciriweho iteka, ari we Satani. Ibyo byose rero Yesu akababwira ati ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri jye. Ati mw'isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Hano rero turabona ko muri Yesu, avuga ko muri Yesu tugira amahoro, ariko mw'isi tugira umubabaro. Urumva ni ibintu bibiri bitandukanye. No guhitamo, wahitamo kuba muri Yesu, kuko mw'isi tugira imibabaro, ariko akabwira abo mu muryango w'abana b'Imana ngo muhumure nanesheje isi. Kunesha isi arabibwira itorero rye, kuko itorero rya Kristo, abana b'Imana bagize umuryango w'Imana, itorero rye bagize itorero ry'Imana, ryubatse ku mbaraga z'Imana, ku bubasha bw'Imana. Ntabwo ryubatse ku mbaraga z'abantu, ahubwo ryubatse ku bubasha bw'Imana. Kandi iyo Mana ishobora gukoresha rwose abantu, ukabona niyo baba ari abanyantege nke, irabakoresha
ibaha imbaraga kugira ngo babashe kuyikorera. Imana ngo yahisemo abanyantege nke kugira ngo iteze ikimwaro abafite imbaraga nyinshi badashaka kuyikorera. Hano rero icyo Yesu ashaka kutubwira ni uko tutagomba kugira ubwoba tukiri muri iyi si, kuko muri we dufitemo amahoro. Yaduhaye amahoro ye, mbasigiye amahoro, yambahaye amahoro yanjye. Yesu rero yateguye abigishwa be igihe yari agiye kugenda, abaha amahoro, ababwira ibigiye kuba, kuko ibyo yababwiraga nuko bari bagiye no kumusiga bagatatana, bityo agahemurwa, akicwa, ariko kandi ko akabwira ko yanesheje isi. Yanesheje na hano mbere atarajya ku musaraba. We rero urumva ni ukunesha isi. Yesu yaje azi ko agomba gupfa, kuko icyari kimuzanye ko ari ukugira ngo aduhuze n'Imana, atubere igitambo kizima gishimwa n'Imana. Muri Kristo Yesu rero turi abatsinzi, dufite amahoro. Umubabaro dufite hano ku isi ni uw'igihe gitoya. Dushima Yesu rero, tujye dushima Yesu ko yaje kutubera umucyo no kutubera urugero mu byo tunyuramo byose, mu bitubabaza byose, ntacyo atazi. Yesu yaraje arababara, ababara mu buryo bwinshi, azi ibitubabaza, azi ibituvuna, kandi niyo mpamvu ahora hafi yacu igihe cyose. Ntabwo turi twenyine, turi kumwe na Yesu mu byo tubamo byose, mu biturushya, mu bituvuna, hose Yesu turagendana. Ushimwe mwami wanjye, womenyera ubuzima yaduhaye umwuka wera kugira ngo umwuka wera atubere imbaraga zo kudutambutsa, byo kutunyuza muri ibyo bigeragezo byose. Yesu rero ashimwe kubw'impano ye yaduhaye y'umwuka wera nk'ikimenyetso cy'uko azagaruka. Ikindi yaduhaye ni uko tuzabona ubugingo buhoraho igihe agiye kugaruka. Azafata abo mu muryango bamutegereje, atujyane kuzabana na Data iteka ryose. Yesu ashimwe kandi abaho umugisha mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Ukwiye gushimwa mu isi yose no mu ijuru, nta wundi ukwiye gushimwa. Amen.